kugira ngo abakristo babumwe bagire umuco umwe byasabye imbaraga nyinshi. Byasabye ko abo bakatejiste bamanuka bakagera hose bajyanye ubutumwa bumwe kugira ngo tugire umuco umwe. Ariko icyo bansabye kubasangiza bitandukanye n'icyo yandi maparuwasi uko bigenda. Muri maparuwase mugira agasabune k'umukatejiste. Twebwe kubera ko turi bato tugikura ntabwo twari kukabona ka buri munsi. Twashyizeho ikigega cy'ingwate birimo kugirana amasezerano atuma buri mukatejiste hano yemererwa kugira inguzanyo igeze ku bihumbi guhera kuri 300 kuzamura, ku buryo kuri 1%. Rero uko ari benshi tuvuze ngo buri wese tuguhe ntabyo dufite, ariko twashyizeho icyo kigega ntabwo tubabwira ikirimo mutaduseka ariko kizakura ku buryo amafaranga ari muri icyo kigega yemerera buri mukatejiste kuguza ayo ashaka bitewe n'umushinga afite, bigatuma rero yisanzura mu butumwa uko aba afite umushinga yasize mu rugo. Twasanze kuvuga ngo buri wese tujye tumuha 5 ukwezi ntabwo yazageza ku 100, yazageraho se. Ariko ubu yandika urupapuro nkamusinyira bakamuha 300. Turashimira rero n'abafasha babo mwababonye, aba bambaye imipira y'ubururu abakatejiste, bari bambaye icyatsi n'abafasha babo babashyigikira mu butumwa kugira ngo haze n'ubwo bwitange. Icyo nashaka kubasangiza rero ni ubwo buryo twahisemo gukora kugira ngo buri wese agire ubushobozi bwatuma akemura ibibazo byose afite. Ntabwo twavuga ko tuzabagura mituweli turihira abana babo, ariko uwo mushinga uko aba yawuteguye byose bivamo. Kandi abakatejiste ni amaboko akomeye y'abasaserdoti, ku buryo ako turonse kose niba urota, niba utekereza, n'ibindi byiza byose biri imbere. Si byo nabonye ko bafite imisaraba yihariye muri paruwase. Iyo atambutse bazi ko ari umukatejiste utambutse. Uriya musaraba nibo bonyine bawugira hano, nibo bonyine bawugira. Ni komande yavuye i Roma kubera abo. Turashimira Musenyeri Gisonga ko yarashinzwe mu bwigishwa icyo gihe. Iyi gahunda yari ayizi, arayishyigikira, tugira n'amahirwe, tugira abasaserdoti baje kwigisha. Twabihisemo kuko twasanze paruwase nshya ubushobozi bwo kohereza abakatejiste muri Nkumba ntabwo twari kubona. Duhitamo ko ibyo bigira muri Nkumba babyigira hano, bagakomeza imirimo yabo mu rugo. Ni ukuvuga ngo amasomo yose bize muri Nkumba hano barayize kandi barakiga. Ibitabo barabifite, bafite amatsinda bakoreramo bakiga, ndetse bagakora n'ibizamini. Mwumvise abapadiri badufashije batandukanye, bavaga amaparuwasi atandukanye kugira ngo babahere ubumenyi hano. Ubwo rero navuga ko uwo mwihariko watumye twihuta kugira ngo tujyane n'andi maparuwase tudasigaye inyuma ngo twitwaze ko turi bashya. Murumva ko buri muryango remezo, buri korali, buri muryango w'Abagatolika ufite umukatejiste wabo. Kuko abenshi bazi ko umukatejiste ari gutegura amasakaramentu. Kanyeza mudabeshya, bazi ko umukatejiste ategura amasakaramentu, ariko twebwe twafashe umukatejiste nk'uherekeza abakristo mu kumenya inyigisho za Kiliziya kugira ngo bakore mu kwezi. Niyo mpamvu buri wese uri hano afite itsinda ashinzwe. Ku cyumweru misirangiye umukatejiste n'utayitera isengesho akigisha, yarangiza izindi gahunda z'itsinda zigakomeza. Ni ukuvuga ko abakatejiste baba bafite amasomo ahoraho baha amatsinda yabo.
ubwigishwa muri paruwase yacu navuga gusa n'ubwihariye abanyeshuri bigira mu mashuri ya Kiliziya Gatolika. Abana niho bigira gatigisimu bakigishwa n'abarimu mu ishuri. Abari mu mashuri atari ya Kiliziya Gatolika biga ku cyumweru nyuma ya misa gatatu, nabwo bakigishwa n'abakateshisite. Ni ukuvuga ngo buri mukateshisite afite ubutumwa bwihariye butandukanye n'ubundi. Tugashimira abayobozi b'amashuri bari hano, harimo Diregiteri Leonari niwe uhagarariye komisiyo y'uburezi n'ubwigishwa muri paruwase. Abadiregiteri b'amashuri yacu nibo bagize komisiyo y'uburezi n'ubwigishwa, batuma katigisimu yigishirizwa mu mashuri, abasigaye bakigishirizwa hano ku cyumweru cyangwa ku masikirisari. Ntabwo rero umukateshisite wacu afite ubutumwa bumunaniza cyangwa bumuremerera, kuko afite itsinda ritoya ashinzwe rihoraho. Ubwo rero niwo mwihariko wacu, ari ku mahugurwa ahoraho, ari ku butumwa no ku iterambere nuko duhagaze. Tugasaba rero nyakubahwa Musenyeri na Padiri ubishinzwe abakateshisite ba hano ngo bafite impano baraha Musenyeri, bagomba mwitegura nanjye mfatira. Icyo nanjye gusaba nsoza nuko batubwiye ko abakateshisite bafite ihuriro rya diyoseze, bari kugira ngo uwo mwihariko wa hano waguke, umukateshisite agire ayo mahirwe yo guhura na banki. Icyo kigega cya Busengo ntabwo twakiharira na Padiri w'ishingo muri diyoseze, ni amahirwe yahabwa umukateshisite kugira ngo yisanzure mu iterambere ryo mu rugo. Murakoze, Imana ibahumugishe. Iyo mpano yanyu muyizane nanjye mfatire. Sindatama urutete ba muteteri ni mu bitore, nditakuma nitake maze ntema yeze, maze umutima yanyu nyisikira amatwi n'umunezero. Nsomye nsenga nsanga yampanze, nsumye nsenga nsanga rurema, ferutse masanga muri amasaha asa nayo mu museso. Inganzo yanjye inganza nk'iy'ubuganza, nayibwira ndowe musanze ntidusangiza ibyo bose tubasanze, ahubwo tubisangiza bose kubera Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Nateruye ntanga inama mu miryango, ntanze inama mu miryango, ngera mu tubande ngeze mu tubande, ngera mu mpinga ngeze mu mpinga, ngera mu bishanga ngeze mu bishanga, nzamuka imusozi nzamutse imusozi, mpaga akanya mpawe akanya, mpawe ijambo muruza benshi muruje benshi, mpaga impundu mpawe impundu, mpaga akanya ijambo riraza. N'umukateshisite agombera kurebera kuri Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Rero umukateshisite hamwe ashimpuha hanguhanga muri cyaha nonaha, haruhaga nta n'isahaha, maze urebere kuri Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Singuhangaye rwose nyir'ubuhanga, ndagushimira rwose nka gihanga. Abakateshisite n'abaraha twese uduhanga, nta n'umwe wahangitse umuhanga. Nabo mugahunga barahari, kuko by'uruhanga yaduhaye gutura muri uru Rwanda. Abamisiyoneri ba Afurika batuzanira ubutumwa, maze twese turanezerwa, turebera kuri Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Mukateshisite nta kwiganyira mu butumwa, gutorwa bitandukanye no gutanga. Gutorwa mu bindi bose n'ubutoni, uhereye ku bakurambere bacu mu kwemera ntibabyinangiye. Aburahamu ati ko nshaje, Bikira Mariya ati bizashoboka bite, Zakariya ati ndashaje, na Nikodemu ati ndashaje, Samweli ati ndi hano ntuma. Nawe mukateshisite hama muhashyimuha, maze utumikire Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Shangi umuco wacu ntugacinjishe, disi umuco wacu tuwucigatire, tudacika uduciye mu gicukucumu, kinyakadiho udacumbagira cura, kandi ucukumva ubucuruzi bw'umuco wacu, wazacuruzi n'atari mu gicukuciyo, maze umucunguzi ntazagucike, kandi ari we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Yewe wakwikurayo nsigiye amatwi yose umunezero, sinsize nasubitse ngiye kongera kunagura ibindi bisigo. Ni umusizi wo muri Ruhengeri, aka kajwi nariya amagi n'imegeri,
kujwigira bigenda muheriheri meraho nkunda ubutwari nanga ubugwari namwe ntimubyemere nk'abayisiraheli mbakure mu Misiri kuko nabisabye umwungeri ubwo nari na musenyeri gusa nari nkiri umugirigiri niriraga inkeri ntuye mu gikenyeri kubera kubara inyenyeri maze nakumatenderi nkongera nkabara inyenyeri nirindima inkanyari y'aba bandi babiri kubera amacakubiri bagatura ukubiri. None rero mwitekereza ko ngiye kubasaba hegitari nta nturusu ngira ngo ndatera igitari ahubwo muntumire mu birori mwanyicaza tugasonga bugari mwanjyana mu mahoteli mumenyehera umubiri mu bugira ubugira kabiri nabyize ndi umunyeshuri muri CFCD murakaramba. Nisabiye umugisha rero barantunguye nanjye nigaba mu nganzo narifina ariko amatwi yanyu asigaye umunezero. bateguriye nyakubahwa musenyeri bati ntabwo wagera ubusembo inyamugenda muri perezida muri nyuma d'ivore ya Kristo ingenzi yo kuri n'uburyo bwo nabusha kwa data ni kumwe nawe mwagarika umutima yanyu mwiza Imana naje munyizere mu kwa data y'amazu menshi y'abatiro ngo bavuye ko njya kubategurira ahandi nzagaruka mbajani we n'inama muzabe bakataje nimugende mwicisha amahanga yose bazemera babatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Uwo Mutagatifu. Mwagarika umutima yanyu mwiza Imana naje munyizere mu rugo rwa data y'amazu menshi y'abatiro ngo bavuye ko njya kubategurira ahandi nzagaruka mbajani we n'inama muzabe cyane kwihuta reka twakire padiri ushinzwe ubwigishwa ariko kandi mu gusoza aranatumira musenyeri nawe atugezeho ubutumwa. Murakoze. nyakubahwa musenyeri kabinezamo Episkopi, nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi ya Rusengo, abasaserdoti b'Imana, bakateshiste Kristo Kristo. Musenyeri yatubwiye byinshi ntabwo ngiye kuvuga ibindi ahubwo arakomeza aduha impanuro, ariko icyo navuga ni ugushimira paruwasi ya Rusengo uko yateguye uyu munsi, ariko twese dufatanyije uruhare rwa buri wese no gushima, ariko tukanashimira na musenyeri Ngabe Bizimungu intumwa y'umwepiskopi muri uyu munsi mukuru. Nyir'ubutungane Papa Francisco tariki 10/5/2021 ubwo yashyiragaho iteka ryo kugira ngo duhe agaciro umukateshiste muri rwa rwandiko Antiquum Ministerium, twarabisobanuye kandi mwarabisobanukiwe kuva muri 2022 no twahimbaje uwo munsi, ariko nanatanga ubutumwa muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri 2023 ubutumwa butangirwa mu ishuri ry'abakateshiste rya Mumba 2024 kwizihiza y'impurirane mu rwego rwa kateshezi umunsi mukuru uhimbarizwa muri paruwasi ya Mwange, noneho ku nshuro ya 4 wahimbarijwe muri paruwasi ya Busengo kandi wahimbajwe kuri uburyo tumva buri wese yanyuzwe. Ubu rero abakateshiste dufite ni 274 bamaze guhabwa ubutumwa, muri bo 203 ni abagabo, 71 ni abagore, ubwo nashyizemo na 47 bahawe ubutumwa uyu munsi. Abasaserdoti Nyir'Imana, abakateshiste n'abandi bashyitsi batandukanye muri hano ibiseza kuzwe. Iyo umuntu yavuze byinshi akagaragara n'abandi bavuze kandi byinshi byiza, ntekereza ko ngiye kongeraho ibindi birebire, ahubwo no gushimangira akavuga ibintu bibiri. Icya mbere, tumaze muri iyi minsi ya Pasika tuzirikana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yesu yabayeho akora ubutumwa, ashyira inkuru nziza, amaze kugenda asigira ubutumwa intumwa ze.
hanyuma nazo zikora ubutumwa aribyo tumaze iminsi turi gusoma n'ubundi twabisomeye mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe. Intumwa ya nyuma bavuga ko yapfuye yitabye Imana hafi y'umwaka w'ijana, uvuga hashize imyaka nk'igihumbi 925 leta. Intumwa ya nyuma Yohani bavuga. Ubu rero tuva muri iyo myaka 1927 navuga ko turi kwandika igitabo cy'ibyakozwe n'abakateshisite. Ntabwo intumwa zigihari, intumwa z'uyu munsi ni umukateshisite. Ko mwabyumvise muri cyo Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira ubishinzwe yavuze ngo abakateshisite, abapapa, katesite mukuru, abepiskopi, abasaridoti n'abandi n'abahabwa ubutumwa, ibyo byose bikorwa ubu ngubu muri kwandika igitabo cy'ibyakozwe n'abakateshisite. Ubwo rero buri wese agomba kugira nk'ipaje ye cyangwa akagira nk'umurongo we. Mu butumwa mukora butandukanye hirya no hino aho muri, nimukomeze mwandike icyo gitabo kugira ngo kizakomeze gusomwa n'abazajya bakurikira uko ibihe bizagenda bisimbura. Turabashimira no gukomeza kwandika icyo gitabo kandi mukacyandika neza, kikaba kimaze kugira amapaje menshi kubera ubutumwa mukora, kubera umubare wanyu ukomeza kwiyongera mukaba benshi kandi neza. Icya kabiri ni uburyo bwo gusabana, bwo guhura. Buriya birenze kuza gusangira no kugenda gusa bisanzwe. Ubu haba harimo reka byite urugendo shuri. Bavuze bwabereye muri katedrali, hakurikizaho muri Nkumba, hakurikizaho Imwange, hakurikizaho Busenga. Cyangwa rero kugenda bitera, kandi wasanga muri abakateshisite harimo nk'abageze Busenga bwa mbere. Bazamure turebe abageze Busenga bwa mbere. Abanyabusengo mwabashimira abantu babusenga bwa mbere. cyangwa n'iz'umumaro Busengo. ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo twahuye kuri ubu buryo haba harimo no gusurana no kwigiranaho. Uwageze Busengo bwa mbere yabonye aho mugenzi we akorera ubutumwa, yabonye aho akorera ubutumwa n'uko awukora, yabonye imisozi yaho n'ibibaya byaho n'ibindi. Noneho mu kuzirikana ubutumwa ukavuga uti mfite mugenzi wanjye ukorera hahandi nabonye, namusabira kugira ngo ajye ashobora gukora ubwo butumwa, wenda abone n'uburyo agenda n'uburyo agera n'uburyo akora ubwo butumwa. N'ahandi twajyayo mwajyayo ukahigira wize, ukabona abantu baho, kiliziya yaho uko imeze, kiliziya hakimaze abasimaze imyaka ingahe padiri mukuru. Abasabye maze imyaka 3 n'igice. Muri imyaka 3 n'igice iyi paruwasi maze ishinzwe, ukavuga uti nagezeyo mbona uko baririmba, mbona uko bakora liturujia, mbona uko bakora imirimo ya kiliziya, mbona ibikorwa bafite, hanyuma bigira icyo binsigira. Ndetse usibye n'aho mwagiye noneho no guhura. Ubundi nkunda ko nk'abantu bahuriye ahantu bakicarana uko baje, uko bazanye n'imodoka cyangwa iyo batuye. Iyo bishobotse ukagira undi muntu muganira mutazanye cyangwa udasanzwe muziranye, ukava wungutse undi muvandimwe. Nubwo wenda bitakunze kubera wenda ahantu n'uburyo, ariko bize kuba byiza buri muntu agize mugenzi we asuhuza bavuye ahandi batazanye. Nibure avuga ati twarahuye, twahuriye Busengo, nabonye umuntu runaka wahanaha ukanaba urunaba nyamara wahehe Busengo, nari umugumisha ahangaha abenshi mwaba hano i Busengo mu myambaro yera de.
nubwo ngo twira imyambaro yande ntabwo turi koza bari batambaye ntabwo yego muri abageni nibyo ariko mu bwana n'umuze mutihano na Papa Francisco yarabivuze avuga ati nanjye ubwanjye nka Papa Francisco aho ngeze yuko nabize mu biganza by'umukateshiste umukateshiste yigishije abantu neza abantu benshi abapapa bari n'urewo uhari papa rero wejo bundi nawe ugiye kubaza wasanga ubuzima bwe bufite ukuntu umukateshiste afite uko yabuforumye yabukozeho Isero umukateshiste nawe bigira ati umukateshiste reka twongera tugaragaze uwo mwanya we nubwo hataboneka ibintu bihambaye no kumukorera ariko niba umukateshiste amenye ko kiliziya izirikana kandi gishimira tuzakomeza no gushaka uburyo dukomeza kuganiraho mu nzego zitandukanye uburyo umukateshiste akomeza gutera imbere ku rwego rw'umubiri ngashimira paruwasi ya Rusengo ubwo buryo yatekereje bwo gukora iryo huriro iryo tsinda kugira ngo umukateshiste ushaka inguzanyo ashobore kubibona ku buryo bworoshye hari ibindi byagiye bigeragezwa hirya no hino mu maparuwase nta runora aha ngaha ariko bigamije gufasha umukateshiste gutera imbere hari ibyagiye bigeragezwa mu rwego diyoseze gukorozwa amatungo hari ibyagiye bigeragezwa gushakira bamwe aho byagiye bishoboka hamwe na hamwe bya byuma bisya ibinyampeke kugira ngo biteze imbere aho byari bishoboka ubundi hari ntibikunde neza hari ibyagiye bitekerezwa byo gushaka imirusharugendo no mu myaka mike ishize byari byatekerejwe ariko tuzakoma mu gukora nuko aho twafatanyaga muri ibyo bikomeye byo gushaka imirusharugendo bahuye n'ibibazo by'iriya ntambara yabayeho bituma basa n'abahinga akaboko ariko buriya ababiri ubishinzwe ndetse no mu ekonome generale n'umukuru wa diyoseze barakomeza dufatanyije gushakisha hirya no hino icyo kibazo kigeze kubazwa n'umwaka ushize aha cyangwa ikindi gihe ku buryo aho bishoboka ubwo buryo bwo gufatanya gufasha umukateshiste kugira aho akora ubutumwa nibura byakunda akaba yakora ubutumwa niyo bitagera kuri bose ariko nibura akagira bamwe aho bishobotse gukora aho ubushize uburyo twatanze hari ababibonye bakabura aho babigendesha kubera ko nta muhanda ugerayo ariko gusa akishimira kugenda aritwaye ku rutugu aho kugira ngo rimutware akagenda ari kuritwara nibura bati ni umukateshiste kandi ntwaye igare aho bati ni umukateshiste igare rirantwaye ariko nibura icyo kimenyetso akaba yakigize akaba ubwo rero turakomeza kureba uburyo bizashoboka kandi ndizera ko n'Imana izabifasha mugakunda kugira ngo muri diyoseze yacu dukomeze kugira ngo twateze imbere umukateshiste hanyuma ngashimira n'impano mwampaye ndageze kuri episkopi wantumye n'abandi baturutse kure no hafi mwakoze kuza ngo duhimbaze umunsi mukuru Imana ibahumurize